mu by'ukuri kw'Imana abana bakobwa b'iyi minsi pe oya mukabije kwiyandarika oya ni ukuri none mufite ibigare mufite ibintu by'ingo bya internet ukabona umwana w'umukobwa man umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi uri arakubwiye ngo nyuhereza ngo imyanya yawe y'ibanga kuri video naho ukabikora wenda ntisinanze wenda ufite wigana ariko muri iyi minsi abana b'abakobwa impamvu ndiko kabacomeka cyane ni ukuri muri kukabya cyane na ejo twakoze ikiganiro nge nago gusa ndabona ibintu mwabyumvishe nkuko bikwiye kandi ndabashimira n'abari kuza muri comment muka subscribe kuri channel yanjye ya Kabasi TV show. Thank you very much. Mani comments bahereza umugisha mu byo mupanga gukora byose. Kuri uyu munsi rero tugiye kuganira kuki amu CEO reka uyu munsi nganire ntuje uyu munsi nganirize abana b'abakobwa. Njye Renzo akenshi nkunda gukora ibiganiro kuri TikTok cyangwa se utu video kuri TikTok ndimo ndavuga ku gitsina gore. Impamvu ya mbere bintera nimwe bro, abakobwa b'iyi minsi wenda so kubacira urubanza ariko wenda bamwe nawe murabizi ibintu mukora ntago mujye mushobora kwakira igihari. Sinzi iyo mpamvu niba muri kuyumva. Abakobwa b'iyi minsi ikintu kiri guteza ibibazo byinshi ntago muri kwakira ikintu gihari kandi ubyakiriye byakwerekeza ahantu heza. Burya niba uri kumwe n'umusheri wawe cyangwa se ukaba wenda n'umukunzi wawe uri umwana w'umukobwa ariko umukunzi wawe hakaba hari ibintu ukora bimwe na bimwe yabikubwiraho kumva ko ntacyo bikubwiye. Umuntu hari ibigambo dukunda kubabaza cyane umutikobwa kumva abifashe ukundi kuntu. Ngiye niba uzi ko dukundana nkakubaza ngo uvuye he ko watinze yo wari uri kumwe nande ubu ni sangapi ntago mbyanze ndi sheri wawe turakundana mu rukundo rusanzwe uri girlfriend and boyfriend ariko nagira nkwibutsa ikintu kimwe izo nshingano z'umugabo yatangiye kuzikora ariko mwe kubera ko mwanga kubabwira ikintu gihari cyangwa kwakira ikintu gihari ugasanga ahubwo ngo n'ufashe nk'umubi nk'ahari mubi. Kandi mu by'ukuri twakabaye dukora iki tumenya ngo igihari ni iki aho cyo tujyana nacyo. Abana b'abakobwa impamvu nkunda kubatuka kuri TikTok nuko ngiye mbona muri iyi minsi ntabwo mukibikora neza nk'abakobwa ba mbere. Ni reality abakobwa ba mbere hari ukuntu bajyaga biha agaciro n'umuhungu ambwira kuza kumusura muri ghetto ukabona hari ikintu kiri kumugora ukabona ntago biri kumvikana neza muri we ariko kuri inshuro haje ijambo ngo ntabirenze. Mu by'ukuri nge impamvu mari gukora zira video nyinshi bagira ngo urubyiruko rundi rugiye kuza cyangwa se abandi bakobwa bagiye kuzamuka ibyo bintu babyumve bakiri bato bamenye ko ibiriye ryagwira umukobwa utaronkeje uba wamwaye uba witesheje agaciro. Dusubire ku mpamvu rozi myinshi z'imibereho abana b'abakobwa b'iyi minsi mukabije gusabiriza. Sinzi impamvu mukabije gusabiriza mu buryo budakwiye n'ubukwiye byose murabivanga. Ntugasaba umuhungu internet no ko iyo usabye umuhungu internet wahita yumva ko agakobwa bisane ko ntabyo gukora gafite kagiye kujya kuri WhatsApp kajya kuri TikTok kajya kuri Instagram kandi ko kugasanga benshi niko bimeze. Abana b'abakobwa b'iyi minsi ikiganiro akazi kabaye telefone ku buryo usanga n'umwana w'umukobwa mu by'ukuri ufite imyaka 18 ariko atazi guhata igitoki ngagiteke akaranga inyama umve ko uri ibyo kurya umukobwa ari wabitetse biragoranye muri iyi minsi. None turikibaza duti ese ko mbyanze ntago mbyanze.com yaje .com kandi hari rikomeza gusonga mbere everyday ariko mwabana b'abakobwa impamvu mbatukanye ni cyane hari inshingano zanyu muri iminsi muri kwirengagiza. Ntimuze kuntuka nanjye urabizi ko ndi bugutuki tuganire. Abana b'abakobwa hari inshingano nyinshi muri kwirengagiza. Inshingano zo kwiyandarika zo zafasha urundi rwego mu by'ukuri kw'Imana abana b'abakobwa b'iyi minsi pe.
oya mukabije kwiyandarika, oya ni ukuri. Noneho mufite ibigare, mufite ngo ibintu by'ingo bya interinete, ukabona umwana w'umukobwa man, umwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi uriya arakubwiye ngo nyohereza ngo imyanya yawe y'ibanga kuri video, naho ukabikora. Wenda ntisinanze, wenda bafite uwo wigana, ariko muri iyi minsi abana b'abakobwa impamvu ndi kubacomeka cyane ni ukuri muri kukabya cyane namwe. So wowe ntabwo uzanyumvisha ngo niba ugejeje imyaka 18 ukaba utazi guteka, ukaba utazi gukoropa inzu ngike, ukaba utazi gufura imyenda cyangwa amashuka, ngo ibintu bijye ku murongo ubone ko bikeye, kubera ko umwanya munini wamariye muri telefone. Muri telefone nta business uhakorera bro. Niyo mpamvu ibintu by'ingo biri kubananira cyane muri iyi minsi bose bro. Aha, urumva impamvu abakobwa iyi minsi ingo ziri gusenyuka cyane, ntago ari impamvu z'abagabo, nta nubwo ari ubutwari bw'abagabo bwagabanyutse, nta nubwo ari impamvu z'ubukene cyangwa se impamvu y'imibereho, ahubwo ikibazo gihari ni abagore turi kubana nabo. Wenda ntago ari bose, ntago ndi buca imanza ngo ni bose, ntago ari mwese, ariko harimo abenshi cyane iki kintu muragifite. Abana b'abakobwa muri iyi minsi sinzi impamvu mani mutsike mwiyandarika. Gusa narebe kati